Nshuti bavandimwe mukurikiye chaîne ibyahishuwe Line TV, nongeye kugaruka imbere yanyu, ndi umukoranabushake Muderi Ascension. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku itegeko rivuga ngo ntuzice umuntu. Ubushize twabona ko utagomba kwiba cyangwa se gufata umuntu ngo mugire wawe ku ngufu. Nibagiye gusobanura umuntu icyo ari cyo, ariko nta kibazo, reka mbisobanure ubu ngubu. Umuntu iyo bakubwiye ngo ntuzice umuntu, mu rwego rw'ijuru bakubwiye ngo wirinde konona ukuri n'urukundo biri muri mugenzi wawe. Ikintu cyonona ukuri n'urukundo muri mugenzi wawe nta kindi gishobora kubikora uretse imyitwarire yawe cyangwa inyigisho. Ubwo noneho rero reka twibaze ngo ntuzice umuntu ibyaha by'amaraso. Ahangaha amaze gukoraho ibiganiro byinshi ku byaha by'amaraso, n'uyu munsi ndakomeje. Kubera iki? Kuko umwishi wa mbere batubwira muri Bibiliya bamutubwira mu gitabo cy'Intangiriro 4:8, aho batubwira ko Gahini yica mwene nyina Abeli amutsinze hehe? Amutsinze mu murima. Kumutsinda mu umurima mu rwego rwa Bibiliya ni itorero. Umurima niho hakira ukuri n'urukundo, itorero ryakira ukuri n'urukundo. Kuba Gahini rero agira atya kwica mwene nyina Abeli amutsinze mu murima, ni ukuvuga ko ari icyaha cy'amaraso cyakorewe mu itorero, gikorerwa mu itorero, aho abantu bavutse abandi ubugingo. Aha Gahini yaravukije itorero iki? Yarivukije mu urukundo, kuko urukundo rwo rwari ruhagarariwe na Abeli. Inkota ivugwa muri Bibiliya, kwicwa bivugwa muri Bibiliya biri mu bitabo byose kuva ku ntangiriro kugera mu byahishuwe. Ese nuko Imana ikunda kwica akariyo mpamvu bivuga ngo ntituzice ari izice yonyine, cyangwa se nuko hari ibindi bivuga? Uko biri kose Yezu ubwe nawe yarishwe, kandi asiga atubwiye ngo nta mugaragu usumba shebuja. Niba rero nta mugaragu usumba shebuja, nuko ikishe Yezu ntaho kigeze kijya, natwe kiracyadushakisha. Umwanzi wa Yezu, niba uyu munsi turi inyuma ya Yezu, uwo mwanzi nawe niwe wacu. Urupfu rwa mbere abantu bagombye no kumva ni uko buri gihe duhora n'ubwoba bwo gupfa. Ubwoba bwo gupfa ni ubwoba bwo kwimuka, ni ubwoba bwo gutakaza akazi, ni ubwoba bwo gukena, ni ubwoba bwo gutakaza inshuti. Ubwo bwoba bwo gutakaza inshuti abenshi ngira ngo murabizi ko biri no mu byadutse byo kwica abantu mu buryo bworoshye. Umuntu bamushyira ku gatebe. Iyo bagushyize ku gatebe, bagushyize ahantu muri placard, niko tunabivuga nanone, no kuvuga ngo ntago baba gukunze, ahubwo bakwifurije urupfu. Iyo ubana n'abantu birirwa bakubaza ibibazo cyangwa bagutega imitego, abo nabo nabo kwifuriza urupfu. Iyo ubana n'abantu birirwa bagushyashyariza, bagukura ku nshuti zawe, bagukura ku byo kubo wibaniraga nabo, ibyo byose nabo kwifuriza urupfu. Ikiri ukuri ni uko iyo umuntu amaze gutakaza amaze gutakaza ibyo yubatse, burya aba yapfuye. Ikibigaragaza ni uko nufata umukecuru wibereyeho imyaka ye yose, cyangwa umusaza imyaka ye yose yibera ku isambu, ukayimukuramo, hari igihe kinini ntago amara imyaka myinshi adapfuye, kuko wamaze kumwica. Igihe rero umuntu akubuza kuba wakora akarimo ushaka cyangwa ukunda kubera itegeko, igihe umuntu akubuza kuba mu nzu wiyubakiye cyangwa ahantu wihitiyemo, akajya kujyana ahandi ku ngufu, ibyo byose ni umuntu wo gutegurira gupfa. Aha rero ndimo kubivuga nturutse kure, ariko reka noneho twibaze ngo
icyo twita kwica ni iki, kwicwa ni iki. Hari abantu benshi muri iyi minsi tuganira banabihagurukiye bashaka kuba abakristo b'abayisilamu. Abakristo b'abayisilamu ni ukuvuga iki? Njye kera namye nzi yuko jihad cyangwa se kwigira umukamikazi cyangwa se kwihambiraho ibisasu ari by'abayisilamu. Ariko uyu munsi ujya kubona ukabona hari n'abakristo bari muri iyo nzira yo kuvuga ngo tuzicwe twitwa ko twahowe Imana. Mushobora kuzapfa nk'ibimonyo mutekereza ko muhowe Imana, mwanagerayo Imana cyangwa Yesu akababwira ati simbazi. Kuko umuntu w'Imana ni umuntu ari nawe tuvuga ugomba kwicwa. Niba wishwe witwa umuntu ni uko baba bakwishe kubera urukundo n'ukuri rukurimo. Ariko uyu munsi umuntu afata utuntu tubiri akatwita ukuri, nta n'urukundo yigirira, ubundi yarangiza ati banyice ndaba mpowe Imana. Aho ngaho uzaba upfuye nk'ikimonyo, yewe uzaba upfuye bumonyo. Kugira ngo rero umuntu byitwe ko ahowe Imana, ndavuga ubwo ku bwanjye, ubwo ababyize bafite uko bazabivuga, ariko njye nicyo mbabwiye ni iki: ni umuntu wese igihe cyose amaze kwicara mu rukundo rw'Imana, amaze kwicara mu kuri kw'Imana, ayoborwa n'Imana aho kuyoborwa n'amarangamutima ye, ari Imana ifata icyemezo atari ufata icyemezo, uwo nguwo umwishe abahowe Imana. Ariko ibintu byose wowe wipapiriyemo, wishyizemo, uvuga ngo ugiye kubikora gutya cyangwa kuriya, ibyo ngibyo ntaho bihuriye no kumenya cyangwa se kwakira urukundo n'ukuri kw'Imana. Uwahowe Imana cyangwa se ibyo ukora ntabwo ari wowe wagombye kubyikoresha, ni Imana yagombye kubifatira umwanzuro ukabikora gutyo, icyo gihe uwahowe Imana. Ariko niba ari ibyo wowe wipapiramo, n'ubundi uri umukamikazi, n'ubundi urimo gukora jihad. Izo ni intambara z'abantu, si intambara z'Imana. Ntukice umuntu. Ubwo muzasome, ubwo tubisanga mu gitabo cyo Kuva cyangwa Imuka Misiri 20:13. Ubwo muri Bibiliya Gatolika na Bibiliya y'Abarokore ntibyanditse kimwe, niyo mpamvu mugomba gusoma za Bibiliya nyinshi kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Ariko mumenye yuko mu ntangiriro 2:1 batubwira ngo Imana imaze kurema ibintu byose ingabo zayo, aho ngaho ni ukuvuga ngo yari imaze kurema umuntu. Kurema umuntu rero ni igihe cyose uwo muntu yuzuye ukuri, yuzuye urukundo, aho ngaho Imana imureba nk'umuntu, ni nacyo bita umuntu. Naho igihe cyose wowe witekereza cyangwa se wiha amanota ukanayiyongera, umenye yuko aho ntaho bitandukaniye n'abajura twavugaga mu kiganiro cy'ubushize. Bamwe batekereza ko ari bo bazi uko ingabire z'Imana zitangwa, uko ubwami bw'Imana butangwa. Imana irirwanirira, Imana yikorera ibyayo, Imana itora bishaka ikanabashyira mu murimo wayo. Ntabwo ari wowe ugomba kuvuga ngo noneho ngo nyica ngo kugira ngo mpfiriye ijambo ry'Imana cyangwa se nzize Yezu. Muri make rero muzi, kandi buri wese arabizi, buri wese bimurimo azi ko ijambo ry'Imana ridubuza kwica k'umuntu. Si twe twamuremye. Kwica bizagenda bijye kudakuramo inda, kutica abasaza cyangwa se kutica ibimuga. Ibyo byose ni ukwica. Ariko Yesu ajya kure akanatubwira ngo n'igihe utekereza nabi mugenzi wawe cyangwa se igihe wumva wakihorera, ibyo byose ni ubwicanyi, uba uri umwicanyi. Ese munyarwanda, wowe urimo unyumva ko ndimo mvuga ikinyarwanda, ntabwo waba utekereza kwihorera, ntabwo waba wifitemo inzangano, nta nubwo waba wifitemo ahubwo no kurimbura abantu, ngo mvuge ngo ntabwo iteko ryo kwica rikureba cyangwa ritureba. Nzi yuko niba hari abantu bashobora kurebwa n'iteko ryo kwica bwa mbere na mbere n'Abanyarwanda. Ku rwego rwa kabiri nanone, kuko amategeko tugenda tuyasoma mu nzego eshatu. Mu rwego rwa kabiri, igihe cyose ukora nka shitani mu rwego rwo kugira ngo mugenzi wawe atakaze ubugingo twabibonye no kuvuga ngo ye kuba umuntu, atakaze urukundo, atakaze
ukuri kumurimo, ukuri yahawe n'Imana, icyo gihe uri umwicanyi. Mwibaze rero umubare w'abapasiteri cyangwa se w'abahaye Imana uyu munsi babicanyi, mu rwego rw'uko batabasha gusegasira urukundo n'ukuri Imana yashyize mu bantu bayo, ahubwo uyu munsi akaba aribo ba mbere mu kubisenya. Ntawe nteyibuye kuko nanjye uyu munsi birandeba, ariko ndavuze ngo mwitonde, kuko rimwe na rimwe hari ibyo dukora tugira ngo nta yandi magambo agomba gukoreshwa, kandi ayo magambo natwe atureba. Rekera aho kuba umwicanyi, kuko igihe cyose ushyize roho cyangwa ubugingo bwa mugenzi wawe mu kigeragezo cyangwa se ku nzira imuvana kuri Yezu, icyo gihe uri umwicanyi. Bwa nyuma rero kuri nivo ya gatatu cyangwa se ku rwego rwa gatatu, uri umwicanyi igihe cyose utemera Imana cyangwa uyihakana, igihe cyose utemera ibintu byose bijyana ku Mana, bijyana kuri Yezu. Utemera Imana n'umwicanyi, utemera ibijyana kuri Yezu n'umwicanyi. Nuko rero niba uri kumwe n'umuntu ukubwira neza ko atemera Imana, witonde no kwica umuntu yawe. Niba uri kumwe n'umuntu ubona neza ko arimo kujyana roho z'abantu ahantu habi, uwo muntu n'umwicanyi. Simbuza ababicanyi bo dusanzwe tuzi, ibyo muzagende murebe code civile na code penal muzabasangamo. Nuko rero Yezu ushobora byose, irukana ibyaha by'amaraso mu mutima wanjye, mu mitima yacu, kandi utwibutse ko kuguhamya atari ukwiyahura, ahubwo ari ukureka ukadukuza mu kuri no mu rukundo. Uhoraho neza adukoreho